Twongeye kubaha ikaze mu kiganiro Karame Mubyeyi. Uyu munsi tugiye gusesengura ibintu bigera kuri 6 umubyeyi wese utwite ndetse n'uwonsa akwiriye kumenya kuri COVID-19. Ese COVID-19 ni indwara bwoko ki, yandura gute? Ikindi tuza kureba ni gute COVID-19 ishobora kuzahaza umubyeyi utwite ndetse n'uwonsa. Ese umubyeyi utwite yakwanduza umwana atwite? Icya gatatu turaza kureba uburyo COVID-19 yanduramo. Ni iki umuntu yakora kugira ngo atandura? Ikindi tuza kureba, ese kurwara COVID-19 byaba impamvu yo kubaga umubyeyi ugiye kubyara? Icya gatanu, ese mu mashereka COVID-19 yabasha kunyuramo ikaba yagera ku mwana wonka? Ingingo ya 6 tuza gusesengura ni gute uruhinja rushobora kwandura COVID-19. Umubyeyi ufite uru ruhinja yakora iki kugira ngo atarwanduza? Tubahaye ikaze rero muri iki kiganiro, kandi turizera yuko aya makuru aza gufasha ababyeyi benshi kugira ngo bamenye icyo bakwiriye gukora, tugabanye imibare y'ababyeyi bari gupfa bazize iki cyorezo cya COVID-19. Hamwe yica umubyeyi ugitwite akajyana n'umwana we, ahandi ikaba yatwara umubyeyi akimara kubyara. Reka dutangire tureba uburyo COVID-19 yanduramo, tunibaze ese iyi COVID ni iyihe ndwara? Icyo ubushakashatsi bugaragaza ni uko COVID-19 ari indwara ifata mu myanya y'ubuhumekero, haba ku nyamaswa ndetse no ku bantu. Akaba ariyo mpamvu iyi ndwara izahaza cyane abantu bitewe n'uko bananirwa guhumeka. Ikindi ubushakashatsi bwagaragaje ni uko iyi ndwara ishobora kuba yarakomotse ku nyamaswa. Bikaba bivugwa ko umuntu wa mbere wayanduye mu mwaka wa 2019 yayanduriye mu Bushinwa ayikomoye ku nyamaswa. COVID-19 iba indwara iterwa na virusi yitwa coronavirus. Iyo coronavirus rero ikaba ari virusi yibanda cyane cyane mu myanya y'ubuhumekero. Ese abantu bakwandura bate iyi ndwara? Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe uburyo abantu benshi cyane bandura COVID-19, harimo n'ababyeyi batwite ndetse n'impinja zikimara kuvuka. Icya mbere ni uko COVID-19 inyura mu mwuka, ikaba yandurira mu mazuru. Iyo wegeranye n'umuntu urwaye COVID-19 wowe utayirwaye, ashobora kwitsamura cyangwa se agahumeka, akaba yaguha umwuka urimo COVID-19 nawe ukaba wayirwara. Ikindi ubushakashatsi bugaragaza ni uko kubera ko iyi ndwara ikunda kuba cyane mu muhogo, ndetse ikaba ikunda kuba mu miheha y'ubuhumekero, ndetse ikaba ikunda kuba no mu bihaha, inzira zose zo guhumeka zishobora kuba zatanga inzira yo kwandura COVID-19. Igihe cyose rero umubyeyi utwite yegeranye n'undi muntu uwo ari we wese urwaye COVID-19 we atayirwaye, mu gihe bombi batambaye udupfukamunwa, ashobora kumuganiriza cyangwa se akitsamura cyangwa se agakorora. Icyo gihe umubyeyi utwite ashobora kwakira iyo virusi iturutse muri uwo muntu, ikaba nawe yamwanduza, nawe agahinduka umurwayi wa COVID-19. Akaba ariyo mpamvu ababyeyi batwite bagirwa inama cyane yo kwirinda kuba ahantu hari abantu benshi, ndetse no kwirinda kwegerana n'abantu batambaye agapfukamunwa. Ahangaha reka mbabwire ko ubushakashatsi buvuga ko kugira ngo umuntu agaragaze ikimenyetso cy'uko yanduye COVID-19, ibyo twita periode d'incubation mu Gifaransa, bisaba iminsi 14. Rero umuntu ashobora kuba ari muri iyo periode d'incubation, akaba ashobora kwanduza abantu mu gihe we atarashobora kumenya ko yabaye umurwayi wa COVID-19. Muri aka kanya reka turebere hamwe, ese umubyeyi utwite ufite ikibazo cya COVID-19 yakwanduza umwana uri mu nda? Reka duhere ku ngingo ya mbere, dusesengure uburyo COVID-19 ishobora kuzahaza umubyeyi utwite. Ahangaha icyo ubushakashatsi bugaragaza ni uko umubyeyi wese utwite ndetse n'uwonsa, ubudahangarwa bw'umubiri wabo buba bwaragabanutse cyane kubera gutwita. Bakaba rero babarwa mu itsinda ry'abantu b'umwihariko bashobora kwandura COVID-19 kandi ikabazahaza mu buryo bworoshye. Ibyo twakwita ngo ni population iri vulnerable. Akaba ariyo mpamvu ababyeyi batwite rero
baba bakwiye kwitonda cyane kugira ngo batandura iyi ndwara, kuko iyo igeze mu mibiri yabo igasanga bwa budahangarwa bw'umubiri bwaragabanutse, noneho ibasha kubatura hasi, ugasanga umubyeyi utwite ndetse n'uwonsa barazahaye. Ahangaha icyo ubushakashatsi buvuga ni uko cya gihe umubyeyi yamaze kumenya ko yasamye aba akwiriye kuzamura iminite ye cyane kugira ngo ashobore kugira ubudahangarwa bw'umubiri bubasha guhangana n'indwara izo ari zose zishobora gufata umugore utwite, harimo na COVID-19. Reka turebere hamwe niba umubyeyi wagize ibyago byo kwandura COVID-19 ashobora no kwanduza umwana atwite. Icyo ubushakashatsi buvuga ni uko ubu ngubu bidashoboka. Abashakashatsi benshi basohoye iby'ubushakashatsi bwabo bwagezeho mu mwaka w'ibihumbi 2021 bavuga ko ibyakozwe nk'ibipimo byagiye bigaragaza ko abana bari mu nda badashobora kwandura COVID-19, kuko hagiye hapimwa icyo twita liquide amniotique, ni amazi umwana uri mu nda barimo, bagasanga iriya virusi itari muri ayo mazi, kandi ayo mazi ari y'umwana aba yogamo ndetse akanayanywa rimwe na rimwe akanayituma. Ibyo rero bigaragaza yuko umubyeyi urwaye COVID-19 adashobora kwanduza umwana atwite. Ikindi ubushakashatsi bwagaragaje ni uko ku mpinja zapimwe zafutse ku babyeyi barwaye COVID-19 bagiye bapima mu mihogo yabo ndetse no mu mazuru y'abo bana, basanze nta virusi ya COVID-19 irimo. Bikaba bigaragara rero neza yuko umubyeyi utwite aba afite amahirwe 100% yo kutanduza umwana uri mu nda. None ni gute umwana ashobora kurwara COVID-19? Reka dusesengure turebe uburyo uruhinja rushobora kwandura COVID-19. Tunibaze tutese amashereka ashobora kunyuramo iyi virusi ikaba yakwanduza umwana. Icyo ubushakashatsi bwagaragaje nuko bidashoboka. Mu mashereka nta COVID-19 ibamo. Bivuze ko amashereka y'umubyeyi urwaye COVID-19 aba ari amashereka mazima, umwana ashobora konka akagubwa neza ndetse agakura neza nk'abandi bana. Ariko se ni gute uyu mwana yaza kwandura COVID-19? Mu minsi ishize icyo ubushakashatsi bwagaragaje nuko habonetse impinja ziri hafi mu mezi 2-3 zarwaye COVID-19. Icyo ubushakashatsi bugaragaza nuko iyo umubyeyi ari konsa umwana ashobora kumureba akamuhumekeraho akamuganiriza, ibyo bikaba byatuma wa mwuka urimo COVID-19 uva muri mama ukinjira mu mazuru y'umwana, umwana akisanga yarwaye COVID-19. Akaba ariyo mpamvu ababyeyi bonsa bagirwa inama yuko mu gihe cyose bagiye konsa abana bakwiriye gukora isuku ihagije, gukaraba intoki n'isabune n'amazi meza, akaba yanakoresha uyu muti wica udukoko ugizwe na alcohol, kubera ko alcohol ifite ubushobozi bwo kwica virusi hafi 100%, ndetse isabune nayo ikaba yakuraho izo virusi ku ntoki z'umuntu ku buryo intoki zisigara zifite ubudahangarwa. Ahangaha rero ababyeyi bonsa baragirwa inama yo gukora iyo suku. Ikindi byaba byiza uyu mubyeyi yambaye agapfukamunwa. Akagapfukamunwa kagapfuka amazuru neza n'umunwa kugira ngo wa mwuka we utaturuka kuri we ukajya kwanduza umwana. Aho bishoboka uyu mubyeyi yakoresha udupfukamunwa 2 kugira ngo abe yizeye neza ko umwuka we ntawuhurira n'uruhinja cyangwa se umwana ari konsa. Ikindi kigirwa inama ku babyeyi bonsa nuko bashobora kwirinda guhura n'abana babo inshuro nyinshi. Ni byiza yuko bakuzanira umwana mu gihe agiye konka, ariko mu kindi gihe umwana akaba yajya mu kindi cyumba. Ni byiza rero yuko ababyeyi biga kandi bakihanganira kutabana n'abana babo igihe kinini cyane nk'uko bisanzwe, kugira ngo bagabanye amahirwe yo kuba babanduza. Ikindi ubushakashatsi buvuga ko umubyeyi urwaye COVID-19 wamaze kugaragara ko yarembye cyane, aho kugira ngo yonse umwana yakama amashereka. Ibikoresho rero bikoreshwa mu gukama ya mashereka bikaba byakorerwa isuku ihagije, n'ubundi hakibandwa cyane cyane mu gukaraba intoki no kubikoraho umubyeyi yamaze kwambara agapfukamunwa. Kandi bikaba byiza ko undi muntu ari we uha uyu mwana amata cyangwa se ayo mashereka muri bibero. Ibi rero bikaba byatuma abana benshi cyane batandura COVID-19. Aho rero byagaragara ko umubyeyi urwaye coronavirusi arembye cyane ku buryo adashobora no kubona uburyo akama amashereka, bashobora guha umwana andi mata y'impinja arahari za formula kugira ngo umwana abashe gukomeza gukura neza.
Reka turebere hamwe iyindi ngingo ibaza ngo mbese umubyeyi urwaye COVID-19 atwite byaba impamvu y'uko yabyara abazwe? Icyo ubushakashatsi bubivugaho ni uko ari oya. Ntabwo ari ngombwa ko umubyeyi urwaye COVID-19 abagwa kugira ngo abyare. Ahubwo ubushakashatsi bugaragaza ko kubyara neza kuri uyu mubyeyi ari byo bifite inyungu nyinshi cyane kurenza kumubyaza abazwe. Ubundi habaho impamvu nyinshi cyane zishobora gutuma umubyeyi abyara abazwe. Hashobora kuba impamvu zigendanye n'ubuzima bw'umwana. Igihe cyose umutima w'umwana uri gutera nabi cyangwa se umwana bigaragara ko yananiwe akiri mu nda, abaganga bashobora kwihutira kubaga umubyeyi kugira ngo batabare ubuzima bw'umwana. Iyindi mpamvu ishobora gutuma umubyeyi ugiye kubyara abagwa ni igihe iya nyuma iyo twita placenta ishobora komoka umwana akiri mu nda. Kuko iyo iya nyuma yomotse akenshi amaraso yivanga na ya mazi twita liquide amniotique bikaba byakwica umwana ndetse bikaba byazahaza n'umubyeyi nyuma yo kubyara. Iyo rero nayo yaba impamvu yatuma umubyeyi abagwa. Iyindi mpamvu ishobora gutuma umubyeyi abagwa ni igihe inkondo y'umura ye idafunguka ku rugero ruhagije. Tuzi neza yuko iyo umubyeyi ari ku bise dutegereza ko inkondo y'umura ifunguka kugeza kuri santimetero 10. Icyo ubushakashatsi buvuga ni uko iyo izo santimetero zigeze ku 10 umutwe w'umwana, iyo ari umwana ufite ibiro bikwiriye uba ushobora gutambuka muri pelvis, noneho umwana akaba yavuka neza hatabayeho kubaga umubyeyi. Hari igihe rero inkondo y'umura idafunguka ndetse bikananirana, bikaba byaba impamvu yo gutuma umubyeyi abyara abazwe. Ikindi gishobora gutuma umubyeyi abyara abazwe ni igihe umubyeyi afite umuvuduko w'amaraso uri hejuru cyangwa se yarwaye indwara twita preeclampsia, severe preeclampsia cyangwa se eclampsia. Ahangaha abaganga bihutira kubyaza uyu mubyeyi kugira ngo ashobore kuba muzima ndetse n'umwana we ashobore kuba muzima. Ubushakashatsi buvuga ko hariho impamvu nyinshi cyane zishobora gutuma umubyeyi abyara abazwe. Iyo rero uyu mubyeyi wacu urwaye COVID-19 afite indi mpamvu imwe muri zo tuvuze n'izindi ntabashije kuvuga, bashobora kuba bamubyaza abazwe. Ariko ntibivuze ko COVID-19 ariyo iba ibaye intandaro yo kugira ngo uyu mubyeyi wacu abyare abazwe. Icyo abashakashatsi batandukanye bavuga ni uko iyo umubyeyi abyaye neza umwana akanyura muri base ndetse akabasha kuvuka hatabayeho kubaga umubyeyi, biha amahirwe menshi cyane y'uko umwana agera ku isi agahumeka bimworoheye kandi vuba, ndetse n'umubyeyi akaba atamara igihe kinini cyane azahaye nk'uko kuri cesarienne bigenda cyangwa se kubyara umubyeyi abazwe. Murumva rero yuko hatabayeho impamvu yindi iyo ari yo yose umubyeyi urwaye COVID-19 yemerewe kubyara neza nta kumubaga kubayeho. Ikindi ababyeyi batwite bakwiriye kumenya ni uko igihe cyose umubyeyi bamubwiye ko yanduye COVID-19 adakwiriye guhangayika, kuko hari igihe ushobora gusanga uri positif ariko nta bimenyetso by'ubuzahare bikugaragaraho. Iki gihe rero icyo umubyeyi utwite tumugireho inama ni uko aguma mu rugo, akaguma mu rugo ndetse byaba na byiza rwose no mu rugo akaguma mu cyumba kugira ngo atanduza abandi bantu bari iruhande rwe. Akirinda guhangayika, kuko guhangayika ku mubyeyi utwite nabyo bizana izindi ngaruka mbi ku mwana uri mu nda. Akarya neza indyo yuzuye, akanywa amazi ahagije kandi agaha umubiri we igihe cyo gukora imyitozo ngororamubiri mu cyumba yaba arimo, kuko ibi byose bifatanyiriza hamwe kugira ngo abashe guhashya cya cyorezo cya COVID-19. Umubyeyi utwite wamaze kuboneka ko ari umurwayi wa COVID-19 utaribonaho ibimenyetso by'ubuzahare, tumugira inama yo kwirinda kunywa ibintu bikonje, kubera ko ibintu bikonje bishobora gutuma arwara za ndwara zo mu muhogo. Rimwe na rimwe COVID-19 ikaba yazuririraho ikamuzahaza. Igihe cyose rero ari muri guma mu rugo cyangwa se ari hahandi twita ko ari wenyine, aba akwiriye gukoresha icyayi. Cyane cyane ashobora gukoresha icyayi kirimo indimu kuko ntacyo indimu itwara umubyeyi utwite. Ikindi akaba yakoresha icyayi cya tangawizi. Agirwa inama yo kwirinda rukoro uko yaba ingana uko ariko kose, akanagirwa n'inama yo kwirinda ibinyasukari cyane. Ibi rero bituma umubiri we ugira za mbaraga zirwanya bya bimenyetso by'ubuzahare bigaragara ku babyeyi batwite bamaze kuremba. Ese umubyeyi urwaye COVID-19 wagaragaweho n'ibimenyetso byo kuremba we yakwitwara gute? Ahangaha agirwa inama yo guhamagara. Ni ibihe bimenyetso uyu mubyeyi yakwibonaho agahamagara kugira ngo abashe gutabarwa ndetse agezwe
ku ivuriro hakiri kare. Icya mbere ni igihe uyu mubyeyi utwite yatangiye kumva yagize umuriro. Iyo yatangiye kugira umuriro kiba ari ikimenyetso kibi cyane, usibye ko n'ubusanzwe umuriro uzahaza umubyeyi utwite ukaba wanazahaza n'umwana ndetse akaba yanapfira mu nda. Iyo rero arwaye COVID-19 iki ni ikimenyetso mpuruza ku mubyeyi utwite ntaba akwiye kwihanganira kugumana n'uwo muriro. Uyu mubyeyi utwite ashobora kugira ubushyuhe bw'umubiri buri hejuru ya 37.5. Iyo rero yipimye agasanga uyu muriro uzamutse hejuru y'ibyo ngibyo maze kuvuga, aba agomba kwihutira guhamagara kugira ngo bamugeze ku ivuriro rimwegereye cyangwa se ivuriro ryabugenewe rikurikirana ababyeyi barwaye COVID-19. Ikindi ni uko uyu mubyeyi iyo yatangiye kumva aribwa n'umutwe cyane bikabije, agatangira guhumeka bigoranye, aba akwiye kwihutira guhamagara kugira ngo ubutabazi bumugereho hakiri kare. Mbibutse yuko umubyeyi utwite aba akwiriye guhumeka neza, kubera ko umwana uri mu nda ntabwo yihumekesha kubwe, ibihaha by'umwana biba bidakora. Rero iyo uyu mubyeyi utwite adashobora guhumeka neza, biba bivuze ko n'umwuka ugera ku mwana nawo uba ari ntawo cyangwa se ari muke cyane. Ibi bikaba byatuma umwana ashobora gupfira mu nda mu gihe uyu mubyeyi atagejejwe ku ivuriro hakiri kare. Ikindi kimenyetso mpuruza ku mubyeyi utwite ufite COVID-19 ni igihe atangiye kubabara mu nda, akaba yagira diyare, akaba yaruka bikabije. Iyo uyu mubyeyi ari kuruka aba ari gutakaza kandi ntacyo aba yinjiza. Iyo rero afite ikibazo cyo kuruka akagira n'ikibazo cyo kugira diyare, byihutisha cyane gutakaza amazi mu mubiri we. Iyo ari gutakaza amazi biba byagira ingaruka mbi ku buzima bwe ndetse no ku buzima bw'umwana atwite. Ikindi kimenyetso mpuruza ku mubyeyi utwite ufite COVID-19 ni igihe uyu mubyeyi yatangiye kumva ababara mu nda cyane, bishobora gutuma yatangira kubona ari kuva amaraso. Hari igihe ibi bishobora kuza bimeze nk'amakontraction cyangwa se bya bise bishobora kuba byafungura inkondo y'umura. Ahangaha rero umubyeyi utwite aba akwiye kwihutira guhamagara kugira ngo ubutabazi bw'ibanze bumugereho, agezwe ku ivuriro rishobora kumukurikirana. Ahangaha icyo ubushakashatsi butandukanye bwagiye bugaragaza ni uko iyo aba babyeyi bafashijwe hakiri kare, ubuzima bwabo bushobora kuba bwiza ndetse bakazanabyara abana bameze neza. Mbibutse yuko COVID-19 ishobora guhitana ubuzima bw'umwana n'ubw'umubyeyi icyarimwe, cyangwa se igahitana ubuzima bw'umubyeyi yamaze kubyara. Soza iki kiganiro reka mpamagarire umubyeyi utwite ndetse n'uwonsa unyumva ko bakwiriye kwirinda COVID-19 nk'uko amabwiriza ahari. Icya mbere ukwiye kumenya ko ukwiye kwambara agapfukamunwa neza, ukambara agapfukamunwa gapfutse amazuru n'umunwa kugira ngo wirinde kwakira umwuka uturuka ku wundi muntu watuma wandura COVID-19, kandi nawe niba uyifite wirinde kuyanduza mugenzi wawe, kuko twabonye ko agapfukamunwa gakumira wa mwuka mu gihe twitsamura, mu gihe dukorora, mu gihe tuvuga, ndetse kanakumira na twa ducandwe tujya tuva mu kanwa kwacu mu gihe tuba turimo kuvuga. Ikindi ababyeyi batwite na bonsa bakwiye kwitaho cyane ni ugukaraba intoki. Karaba intoki inshuro nyinshi zishoboka, koresha isabune n'amazi meza. Ubushakashatsi bugaragaza ko isabune ifite ubushobozi bwo gukuraho COVID-19 cyangwa se virusi iyo ari yo yose n'imyanda yaba iri ku ntoki zacu. Mukarabe intoki neza mbere yo kurya, mbere yo konsa, mbere yo gukora ikintu icyo ari cyo cyose ukarabe intoki. Ikindi ababyeyi batwite bakwiriye kwitaho cyane ni uko bakwiriye kwirinda kuba mu materaniro y'abantu benshi, nko mu isoko. Habaye hashoboka rwose nta mubyeyi utwite wakabaye ajya mu isoko, ahubwo yakaba yoherezayo abandi bantu. Mukirinda amakoraniro, amanama, ibintu nk'ibyo bituma muhura n'abantu benshi. Ni byiza yuko umubyeyi utwite yirinda aho hantu. Ikindi ugashyira intera ya metero 1 hagati yawe n'umuntu muri kuvugana, kuko wa mwuka we ntushobora gupfa kukugeraho byoroshye. Ikindi ababyeyi batwite bagirwaho inama igihe cyose uri mu rugo, waba waranduye COVID-19 cyangwa se utarayanduye, ujye wibuka gufungura amadirishya n'imiryango kugira ngo umwuka uhagije wa oxygene ubashe kugera ahantu uri. Ni byiza rero yuko tubungabunga ubuzima bw'umubyeyi utwite ndetse n'umwana uri mu nda kugira ngo igihe cyo kubyara nikigera tuzabashe bose kubabona ari bazima. Murakoze cyane. Reka ngaruke mu kindi kiganiro dusesengura ibyerekeranye no kwandura COVID-19 tugendeye ku bihembwe by'inda, aho tuzanarebera hamwe niba koko agapfukamunwa kabangamira umubyeyi uri kubyara.
naho mu kiganiro cy'ubutaha aya makuru rero wayasangiza abandi kugira ngo dufatanyirize hamwe kubungabunga ubuzima bw'abanyarwanda muri rusange.